Ndabasuhuje aho muri hose mukomeze kugubwa neza. Mu karere ka Karongi, umurenge wa Rwankuba, akagari ka Munini, umudugudu wa Winzira, umugabo w'imyaka 42 yishe umugore we kubera ko ngo yamukekagaho kuba amuca inyuma. Ngo uwo mugore ngo yatashye saa 3:40 za nijoro, umugabo we ahita amutema asanga ngo yamwiteguriye. Ngo yari yacyaje umupanga cyane ku buryo nyine yahise amukata ahita amwicara aramurangiza. Ubwo nawe urumva ko ibyakurikiyeho ni uko uwo mugore yahise apfa. Amakuru ahari ni uko ngo uwo mugore n'umugabo n'ubundi bari bajyanye mu kabari bagezeyo, noneho ngo umugabo bitewe n'uko ngo yakekaga umugore aramwibeta ajya kuri telefoni, aho nyine nk'umuntu wari usanzwe utamwizera n'ubundi yahise ajya kumutega amatwi, ngo yumva ngo harimo akantu, ngo agira ngo ari umuntu ari guteretana, nguko n'ubundi ko ntabwo yamwizeraga, byahise bibyoroha nuko ahita ajya mu rugo, arajya ngo gucyaza umuhoro, ngo arawucyaza cyane kuko ngo wari ucyaye cyane, ngo amwitegure ngo amwice. Noneho ikindi kintu cyashyiraho wenda kutamwizera se, uwo mugabo n'ubundi yari afite umugore wa mbere babana byemewe n'amategeko, ngo byavuga ko n'ubundi byari bimeze ngaho yari amutunze ari nk'indaya, n'ubundi ntabwo bari basezeranye, uretse ko bari bamaze kubana igihe kingana n'imyaka 6. Noneho uwo mugabo urumva nyine yagiye gushaka uwo mugore, nawe yari umupfakazi, ubwo yari umugabo wa kabiri, ngo babita ngo umwinjira. Ngo niko byagenze ngo mu karere ka Karongi. Gusa ikintu cyabayemo, uwo mugabo ngo yagerageje guhunga, gusa inzego zabikurikiraniye hafi, yafatiwe mu murenge wa Gitensi. Urumva ntabwo wahunga iyo wishe umuntu. Urumva ko niyo mpamvu ko mu gihe mu rugo hari amakimbirane, si ngombwa nyine ngo mutongane, cyangwa se ngo gutongana hari igihe biba ngombwa nyine bitewe, gusa ntabwo ari cyo gisubizo cyiza. Mugomba kugana ubuyobozi cyangwa se mukicara mukabiganiraho, wenda mwaba munafite n'abana bakuru mukaba mwabiganiraho, ariko ntabwo nubwo aba ari cyo gisubizo cyo kwicana, kuko nk'uwo mugabo birumvikana bari bari gusangira muri kabari, noneho ahita afatwa no mu mujinya, wenda nuko yari asanzwe abimufata, agiye mu rugo aracyajije umupanga aramwishe. Ikindi cyakurikiyeho, urumva uwo muntu agomba gufungwa kandi imyaka itari mikeya. Urumva igihano cyo kwica umuntu mu mategeko iyo kiguhama urafungwa cyane. Urumva ko ntabwo ari igitekerezo cyiza kuba abantu ngo bakicana, muba mugomba gushaka ubundi buryo, kuko aho ng'uwo mumama nanone wa mbere, urumva afite nawe ibibazo, wenda ashobora no kuba yajya kumugemurira, nyine ugasanga nyine uwo mugabo urumva yateje ibibazo byinshi cyane. Gusa nyine ni ukwihangana, ni ukuri nyakwigendera nawe nyine aruhukire mu mahoro. Ubwo ni uko byagenze, gusa iperereza riracyakorwa, gusa nyine bigaragara ko niwe wamwishe. Ubwo urumva ni ukujyana mu rukiko, noneho uwo mugore agahabwa ubutabera. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo amakuru ngaya ujye uyabonera ku gihe.